Kuva leta y'u Rwanda yashyira ingufu mu masomo y'ubumenyingiro hagamijwe ko agira uruhare mu kuzamura ubukungu bw'igihugu binyuze mu guhanga imirimo mishya no kurwanya ubushomeri, nk'uko gahunda y'imbaturabukungu iteganya nibura imirimo 200,000 igomba kuvuka buri mwaka kandi idashingiye ku buhinzi n'ubworozi. Hari abayobora amashuri yigisha ibirebana na hoteli, resitora n'ubukerarugendo bagaragaza uburyo yatangiye gutanga umusaruro ufatika. 92 bakaba bari mu mirimo ahantu hatandukanye mu bantu 168. Muri bo ndetse no muri aba barangije segonderi, ikintu gishimishije cyane nuko nubwo ari 39 ariko 9 bose bamaze kubona akazi kandi mubona ko aribwo bagisoza amasomo yabo. Nubwo abenshi mu biga imyuga basoza amasomo babona akazi, yewe hakaba n'abagatangira mbere, haracyari ikibazo cy'ihohoterwa rishingiye ku gitsina rikorerwa bamwe mu bakobwa bakora aka kazi. Aba bamaze amezi 4 gusa bakora kugukorakora cyangwa na ruswa plito ishingiye ku gitsina. Ugiye gusaba akazi, imbogamizi mu kabari se kari ibishuko by'abagabo, uhura n'abagabo benshi bose bagutereta. Umukoresha nyine hari igihe nawe akubona akakwishimira akavuga ati rero kugira ngo ukomeze akazi nuko uza tukanza tukaryamana. Ubwo rero hari igihe iyo ubonye bidakunze uramusezerera ukagenda, waba uri wa mukobwa ushukika bikarangira. Gusa yaba bemeza ko bakorerwa ihohoterwa n'abavugwaho kurikora bitana ba mwana mu kuba nyirabayazana, kuko hari n'abakobwa cyangwa abagore bakoreye imirimo banengwa kugira imyitwarire ijyana mu busambanyi, nko gusaba cyangwa kwemera agashimwe kitwa tip bahabwa n'abasore cyangwa abagabo ku mafaranga bakagombye kugarurirwa asaguka ku biribwa cyangwa ibinyobwa baguze. Ikigo cy'igihugu giteza imbere ubumenyingiro WDA kivuga ko izi nenge zigomba gukosoka no kwirindwa umuntu ku giti cye, kuko abahabwa ubumenyingiro banigishwa kugira imyitwarire iboneye mu kazi. Harimo inyigisho za tekinike zijyanye n'umwuga umuntu akora, ariko haba harimo n'inyigisho zijyanye n'imyitwarire, the right attitude. Ariko hariho n'ikibazo cy'imyumvire muri rusange y'abantu yo kumva yuko umuntu ukora muri domaine ni ashobora kuba afite imyitwarire runaka. Ibyo bishobora guterwa n'impamvu zitandukanye, bishobora kuba biterwa n'uko umuntu ubusanzwe mu buzima bwe ashobora kuba atari inyangamugayo, ariko yenda bishobora kuba binaterwa, tuvuge niba ari umwana ugeze mu gihe tuvuge cya adolescence, yenda yarakuze ariko ashobora kuba ageze mu myaka runaka. Ibyo ni ibintu bishoboka kubaho kubera impamvu zitandukanye, ariko mu by'ukuri ni ibintu yaba twebwe turi mu burezi, ni ibintu baba bakoresha ndetse n'abareba ibijyanye n'umurimo dukomeza gushyiramo imbaraga nyine, kugira ngo niba hari n'icyabaho kibe cyakumirwa, ariko niba cyanabayeho uwabikoze abe yafatirwa ingamba cyangwa se ibihano bitandukanye. Abanyeshuri basaga 90,000 nibo ikigo WDA kibarura bahabwa amasomo y'ubumenyingiro bavuye ku 30,000 mu myaka 5 ishize. Gusama inda zitateganijwe no kwandurira indwara nka sida mu mibonano mpuzabitsina ni zimwe mu ngaruka zikomeye zigera kuri bamwe mu bakobwa bakora muri resitora, utubari na hoteli, byiyongeraho kwirukanwa mu kazi igihe banze ubusambanyi.